akanya gato akanya gato akanya gato uyu mudamu arababaye umuvu wose uhingukira ku ni ikibazo kigaragarira amaso ukimara kugera muri aka kagari aho ibi bikorwa bikorerwa. Ni ibikorwa abaturage bemeza ko bibabangamiye. Uretse ibi kandi ni uko mu bihe byashize hakoreshwaga guturitsa intambi zikaba zarasenye zimwe muri izi nzu ndetse bene zo ntibahabwe ingurane. Ibi bibazo abaturage bavuga ko bibateye inkeke. Bimwe mu bigo bikora ubucukuzi kuri uyu musozi hakabaho kuvuga ngo nibaze natwe tugira ibyo tubereka baduhombeje babiha agaciro ubundi tugira uburyo twumvikanamo ibyacu babihesha agaciro. Nitwa Muhawe n'Imana Claudine nanjye ntuye hano mu kagari ka Mataba. wowe ikibazo ufite ni iki? Ikibazo mfite nubwo nkihuriyeho n'abandi ariko sinsubira mu byo bavuze igihari abantu bose bibaza. Ni ukuvuga ngo haje abagena agaciro bavuga yuko bari kutubarira imitungo yo hejuru. Hano harimo urujijo kuko abaturage bamwe baravuga bati nubarirwa inzu wowe uzayitereka hehe handi. Abandi baturage nabo bakavuga bati ibyo byo kuba wabarirwa inzu bari kuza bakabitubwira tukabyemeranyaho tukamenya ko koko ari iyo nzu cyangwa se tukabyanga, ariko ni nyine uba wumva ko ni nk'ibyemezo biba byafashwe kumva ko umuntu wamwimura ibice bibiri. Ubushobora kunyimura inzu yo hejuru wayiha agaciro simbona aho nyitereka cyangwa se wenda simbone ntibinavemo kuko yitwa inzu ifite aho iteretse. Murakoze. Wowe inzu yawe ubundi byagenze bite? Inzu yanjye nanjye yarangiritse mu buryo bukomeye. Ubu ngubu nakubwira ngo ari inzu nabagamo bwite ari y'abapangayi, ibyo byose ni ibyanyinjirizaga n'ibihombo maranye imyaka 3 kuko bose barigendeye naho nakuraga ibirayi nta kikivamo. Ngo duhe ishusho y'uko aha hari hameze bataratangira kwacukura. Aha ngaha ni ahantu nge naguha ishusho yaho nk'umuntu wanahavukiye nkaba mpasaziye. Bivuze ngo aha ngaha ureba hari ishyamba icyo rimara muri rusange murakizi, rifata amazi rirwanya isuri muri rusange. Bivuze ngo bakimara kuza rero bakahacukura ibi birombe muhareba nta kintu cyabaga kigitangira amazi. Umuvu wose ubwo imvura uko iguye umuvu wose uraza, iyo bihuje nuko baturikije ziriya ntambi barashyizemo amadinamite akajegeza inzu mu ngufu biba bifite, yanze isigara yitwa ko ihagaze ariko mu by'ukuri ntibihagaze kuko y'amazi yo yinjiriye ahababaye ihita igwa mu buryo bworoheje. Ugasanga niba uyu munsi wisaniye ejo ukongera ukisanira. Ndetse n'ubu ngubu abo baza babara umuntu araza nk'umugena agaciro ntiwamuburanya uramukingurira, ariko ukibaza niba ari kubara akabara ibintu wowe washyizeho ingufu za kabiri ukisanira uwakwangirije ari we wari kuba yaragusaniye. We araza kubarire ibiraho ntareba igihombo wagize mu myaka yose ishize. Twagomba kuba twarumvikanye, wenda nicyo kibazo gihari. Gusa nge nkumva nko ku ruhande rwanjye ubundi kwimura umuntu ni ukumwimura akava ahantu nawe ari bwimura undi ukajyana n'ubutaka bwawe. Nitwa Imerera Mukamusoni. Ikibazo ufite ni iki? Ikibazo mfite ni icy'amazi amanukira ishyamba ryose. Ni ukuvuga amazi amanukira ishyamba ryose araza akangota mu rugo mu nzu. Mbese ugeze iwanjye imvura ihise wavuga utari umuntu ateretse mu ruzi muri Nyabarongo. Umuryango wanjye wose utuye munsi yanjye ayo mazi ni haruhukira. Nta kintu nkinga ngo sarure kuko amazi araza akarengaho. Ikibazo gira cyane kingomba ni nka ninjoro y'imvura iguye. Y'imvura iguye mbanzi ko rwose byanze bikunze ingwa hejuru. Yari ku mwogo ndazamuka nkajya mu muhanda kuri uyu mukecuru nta buryo ko yabivugaga, nkagaza mu muhanda ngenda amazi nyacisha hirya no hino kugira ngo inzu yanjye itagenda. Ayo mazi aterwa n'iki? Amazi aterwa n'ibi bitaka ari bacukuye. Siko mbona amazi amanuka kandi imyaka mfite ntabwo yari yarigeze amanuka na rimwe. Urumva none ngiye nkavuga nti mwarebye ukuntu ayo mazi bayafata bakayayobya hirya hino ntakomeze guca muri uwo muhanda warangiritse, niyo mpamvu amanuka natwe tukagira uburambe mu mudugudu wacu. Ntibemera ibivugwa n'aba baturage. Nsanzumuhire Emmanuel umuyobozi wa kimwe muri ibi bigo ahakana ko bacukura bangiza ibidukikije kuko bubahiriza amabwiriza. Cyakora ku kibazo cy'abangirijwe inzu n'intambi ngo bashyizeho umugenagaciro wo kubara imitungo ku buryo iki gikorwa kigiye kurangira bagahita bishyura aba baturage. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge bufatanyije n'ikigo gishinzwe mine peteroli na gaz bwakoze igenzura ahacukurwa aya mabuye basanga batubahiriza amabwiriza yo kurengera ibidukikije kuko babasobanuye ko imirimo igikomeje. Basabwa kubikosora bibanda ku guca imiringoti itangira amazi n'amabuye, ndetse n'abangirijwe imitungo babasaba kwishyura mu buryo bwihuse.
umuyobozi ushinzwe ishami ry'ubugenzuzi bw'ahacukurwa mu kigo gishinzwe mine gaze na peteroli John Kanyangira avuga ko nibatabyubahiriza bazafatirwa ingamba. Mu ibarura ryakozwe n'akarere ka Nyarugenge ku nzu zangijwe n'intambi habaruwe inzu 29, aho inzu yagiye ibarirwa agaciro k'amafaranga ari hagati ya miliyoni 6 ubuyobozi bw'izi kampani ntibwemeranya nabo, busaba ko nabwo bwashyiraho umugenagaciro wabo, bakaba bategereje ibizavamo. Ahacukurwa aya mabuye hari n'umuhanda wifashishwaga n'abatuye muri aka kagari